ubugome irapa ibyumvikana pana zino nzogwe nzobe irapa neza ku magambo aryoshye nk'umutobe n'abasaza ziba kwa mutitafu genge oye haje amaraso mashya ku manuro mwe mupowe nje ndi umuzimu wanya kugendera Jay Polly nje gukumira iby'ubu bitigisha mu bipowe nje kwamagana zambwa zimwe zaremye irigobe nakabye inyanja ifira saramite nzanyirobe nafashe umwanzuro wo kuza mbere ku bugome imyaka duze nandika nabicwa ngo mumbone nicyo gihe ni nako kanya mpomore mumpone burya rya shyamba nasanze atari ryeru ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri navuye iwacu heza nerekeza i Kigali nsigambwe y'ababyeyi ko nzavamo komeye ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri i Kigali ibyo ushaka si byo ubona ibindi ubona ibindi I'm sorry mama ishyamba si ryeru namba I'm sorry daddy ndabyemeye kwinjira imyuga anje burya iyo mbimenya intamenyirira ko musiro nibyo koko inzira ntigibwira umugenzi iyo mbimenya n'ijambo risa nyuma yapfumuye imyenge kubera lefa ngana nk'umukwege mu bahungu aratambara surenge vanaho amabyi wiyogoshe penke mfite fasi za OGC fake ndarya rukuma esereviyete ndirya negeka horinete nkunda guseka nubwo nafusete nigihaga mu gihe kayote kigize danje kiba mu bukode ni low niba do you know tapa trap ijubu no hafu buturi ni Los Angeles nubyibazeho nkuha address keshi pesa ubu ni 800 dusangira kuri tebo nk'abakaridinari njebukao muri bamfite migiturika jebeka ni hoste maniga maniga chani zojiga tuzichweze mani tara hundi maria akizimyoni drink tubangura stu twica kiki fo turamedita akazi kacu no kubaho nk'aba naija Ndabona kudukurikirana umunsi ku wundi iyindi Ikaze TV Rwanda Urugero TV Impanuro TV Rwanda Shine TV Intoranwa TV. Yes tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane nibisanzwe rero ni Rwanda Shine TV mutumenyere mu biganiro bigiye bitandukanye ariko uyu munsi twafashe agace gatoya kavuga kubijyanye na bato y'abajene mfitanga benshi cyane muri bubumve bafite impano zigiye zitandukanye bayedewe nabonye natwe tugomba kugira ikintu dukora muri industry nyarwanda tukazamura abajene why not rero wenda na cameraman wanjye ndumva yeta sanu nuzana kamera kuri aba abajene bimeze bite ni umunezero bimeze neza for real ibintu ni fresh ibintu ni amata y'amagezi na amatsa wa mugani wa mujene anyways twaganiriyemo mbwira yuko muri abahanzi ariko nyine ngo indirimbo zirakibereye mu ntuza kuri flash ndetse no mu bitabo ariko uyu munsi tugiye kuronshinga ibihangano wangu twagiye rero ndashaka yuko twihuta ukibwira abantu noneho mukazamuka mu buryo bwanyu bwa gihanzi nyine unyite rwa ruhanzi yavukanye irende mu gukura ko yakuranye ubwenge yakuze ariko abayisenga huye n'iniga zimwogoza ifege asomye hashinuka dread azinagaho zimwogoza benge arazirya hinduka umuhwere dore yasinze muze mu murebe arakora ngazurira indege shete mu kibuga maza gucenge inzara yapfumuye imyenge kubera life ngana nk'umukwege mu bahungu aratambara surenge vanaho amabyi wiyogoshe penke mfite vasi za OGC fake ndarya rukuma esereviyete ndirya negeka horinete nkunda guseka nubwo nafusete nigihaga mu gihe kayote kigize danje kiba mu bukode unyite rwa ruhanzi cyangwa unyite muri umuna mukuru wanjye yes reka tukomeze iburyo bwawe hari undi mujene nawe afite kuba agaragara nk'umuntu wise ugwakawo igihangano kigukubise ka umuhungu ngaho noneho reka nawe wibwira abantu noneho udukubita igihangano twumva uko ibintu bimeze genza nkubwira ngo ndinagenge dukiye ku cyangwe tsapa trap ibinari munange turahiga ibiceri nabanje naby'imikino mfite shumi yanjye na Yesu yazize ibyaha byanjye naby'imikino njya ngira ku byanjye ndakiruka ndi kumwe nabanje G-boy ndatuje nimenyeri zanjye ndakubiye na genge yanjye G-boy OG niryo zina ryanjye rumashira kurasudawusha G-boy okay abaserwiyemeza milimo ndibona kubona ni karami yo karame yakibaje niyo yandika iyo mirongo ikaramu isobanuye ubuzima bwanjye isobanuye ubuzima bwawe none hari indirimbo nigeze kubona musa naho murimo muhuriraho ni indirimbo mwahimbiye hamwe
iyo ndirimbo yaje ite ariko mubanze munakacisho niyo yaje ino ndirimbo Gacisho. nicyo yanditse ino ndirimbo nicyo yanditse ariko kubera unari umujene wanjye ubundi twe turi itsinda twita Tsapa Trap Trap genge Ariko kabisa. tuba tubiziranye wallahi Yeah. zambona munyonga n'amafege nuzambonana n'amashuri inzira ko zizana so niriri yagapinga zamura amaboko nagani low niba do you know Tsapa Trap ijubu no hafu buturi ni Los Angeles nubyibazeho nkuhaye address keshi pesi ubu ni 800 dusangira kuri tebo nk'abakaridinari njebukaw muri bar mfitemo igiturika jebeka ni hostel maniga maniga chani zojiga tuzicweza imana tarahundi Maria akizimyoni drink tubangura stu twica kiki fo turamedita akazi kacu no kubaho nk'abanaija nubwo murazaburani twabipanika turi rasta twe turaba hasla nibudafata shumi fata faka Yeah. njebukaw muri bar mfitemo igiturika jebeka ni hostel maniga Tsapa Trap tuririti nk'abaji basangira umugore gore basangira urumogi twarahuje vuba twahuje inzozi mutara na butare twahuriye mu mujyi Tsapa Trap turahenze nk'amagi ureba ibyo dukora amayinji bisi maji umwe nirwa nje urumva ji twakoranye mu maboko duhumura injiji twakoranye mu maboko tubaha uburozi tubaha ibyishimo binyuza hamwe umuziki abo band bari mu biki k'inzoza rugukaba tugafata uyu mujyi Chana Brand mbaye imiziki uwanze kudufasha se yaduhimiye iki Tsapa Trap imena biti nk'amagi ureba ibyo dukora amayiji bisi maji umwe nirwa nje urumva ji twakoranye mu maboko duhumura injiji twakoranye mu maboko tubaha uburozi tubaha ibyishimo binyuza hamwe umuziki Pow. Rwebwe barwita tuzanye Tsapa amakare Tsapa Trap y'ibisare babiri babibandikisha bike n'imibare umwe avuka mu mutaro undi avuka i Butare twakoranye mu maboko muzika tuyikabe na cyangwa twe tutapa bike trap n'amakayi muduha amaboko muduharira ibisigaye nidukora ikosa kandi Imana izaduhane bashaka kumva ibyiza by'umuziki mutugane imvura itabanyagira karibu nimwugame numbaza uwo mfa nakuko nifanira Kagame intwari y'igihugu cyacu burusha abakame murashaka guhurira ku ndirimbo imwe kandi mubyibuka yuko ari bato uretse ko ako ngako none reka tugafate nk'akabonasi ariko ubundi ndashaka bato urumva y'umuriro ndashaka imiriro twicaranye n'uyu mujene yego ndashaka yuko mwicana ariko nyine kabisa atari bya bintu byo kumarana urumva yes noneho rero ndashaka ako kabato ndashaka ko mushimisha abanyarwanda muri tayari uwo tubanza nindi uri bubanze nindi reka nari babanza aha twagiye twihuta kandi vase n'imirongo byaboreye mu makaye n'ubwa mbere nabonye imbwirusha inara amakare umuraperi songi zaboreye mu makaye tega amarwa naje dutangire tuzibare pisi kubafana songi utangire uzibare naje kwica kagasimba kiyitira inare naje nk'umusizi waturutse y'ibutare uwanyitaga imbwa namurushije amakare nabuzaho nandika zuzuye amakaye ndavuga indirimbo zaboreye mu makaye nabuzaho nanyuza ubutumwa ngo mbubahe itariki n'umunsi irageze ngo tuzibare interview nakoze mutangire muzibare ibaze ko na media itazi n'umubare ibaze ko nakoze hit namenye umubare ni nko gushaka Jack uzinga zavamo umugore social media flow like ubikore faka ku muhungu wese wigize umugore pisi ku muniga wese upevera umugore pisi ku mukobwa wese upevera umusore kabisa amanota natanze uretse ko tutari twanzo reka tugende none n'umujeni nta murapo wo mu Rwanda n'umwe n'uyu nkoma ni nk'amazi nta mukaru nkaba igikoma ni nk'ubuhene n'ubukoko nge nkaba mucoma barapa ibiki usibye ibyatsi birirwa bacoma barandika se wapi ntibazi no gusoma icyo baturusha nuko bavuka mu bikoma bakaza bamamara nta kibazo kibavuna mfite vasi zibarenze nubwo mbaye bakunzamura ari uko mbaye inyuma mbaye ndi umukecuru mba maze kubavuma musore mwiza w'ibigango yasimbuye nyina arimakiye face rouge agatukuza iminwa afite protein cyane abahujije igitsina Imana irema ahungu ukobwa ni yari gukina gitekereza neza utari wava mu buzima satani cyo yifuza no gushotora rugira urafasha ikibi cyangwa Imana uyihinzira wana kabisa ngaha murankosoye ariko ndimo ndibaza iyo mirongo
muyifite mu mitwe ntago murayisora ngo abanyarwanda bayumve cyangwa nyine ni ibintu biri aho ngaho murateganya iki? Ibi bintu biracyari mu mutwe ariko nyine abanyarwanda yego uko Imana izajya igenda idushoboza niko bazajya bagenda batubona. Okay, ngaho gira ikintu wisabira abantu. Ikintu nasaba abantu ngiye G-boy, abantu bakunda umuziki nyarwanda, abantu mukunda umuziki impano nyarwanda, zikiri ntoya, mutega amatwi ibi bintu turi kuririmba. Ni ubutumwa bwiza byubaka imitima. Ikintu tubasaba muduhe sapoti, musapotinga ibintu byacu, natwe mudusaba ibintu byiza nyine. Umva ngiye nkurabure ngiye nze nkubwira uti gabanya akariro na feri naho mbona atari mu biceri ntajya tumika ngo ndya umuceri reka imikino sinkundi izo seri na Jesus si yigeze sheri ndi ndogo gukurwa n'ora sheri na bitch yandiri ibiceri niyo yazipika kurusha inyeri mbuze inyonga nge ndwara ibiheri twahinduye nemu bayita sereri buti nkubira nkupa no mu kuzimu twisiga amavuta sinicira caho nkashuta umwana wo mu ngagara tumujuta murakennye cyo raturashukwa jye wogosha ne wabona aragusuka maniga. Ibi bintu mwumva muri kumva mwebwe ese ko mutareba abanyarwanda nge ikintu nabasaba mana. Yego Abanyarwanda ikintu nabasaba badushyigikire barebe ibintu turi gukora ntago turagiye ihene mana. Ihene urayiragira ukanayicyura. Yego. Urumva ariko ni nka bya bindi bavuga ngo ujya gufasha agira naho ahera. Mwebwe mwahereye kuki mwebwe kugeza ubu ngubu ibikorwa byanyu bihagaze he bimeze bite? Ubu ngubu ahantu bihagaze ntago ari mu karongo neza. Yego. Twavuga ko duhagaze nyuma y'akarongo ariko kuri YouTube ibikorwa biriho nubwo nyine nta mikoro ngo bijye kuduca no twacu. Yego. Ariko ubundi kuri YouTube ibikorwa biriho. Aba ngabo bashyira kuki mukora ibikorwa byanyu mukabiha abandi bantu ngo bya uploading? Because of mula. Because of ariko they pay you baba amafaranga. Yes. Kubura umwandagaraund uvuga ati nakankiraho kakarebwa sibyo wenda abantu bakamenyamo ntari ubundi se atakagushyiraho ninde wamenya ko yashyize. Yego. Ibyo byose abanyarwanda nabo bazi kureba impano, bazi gutoranya, bazi kumva ibintu byiza. Sinzi niba wenda hari ikindi kintu mwumva mufite cyo kuba mwatanga mwaha abanyarwanda noneho then tukaba twanagana ku musozi. Okay. Imana itangira kurema yaremye abagabo nyumirema abagore nk'umugisha w'abagitsina ibyo nibyabagaho nta buringanira ijambo rigira abagabo uwemera Bibiliya asoma icyo gitabo usoma iby'amateka avuga kuri ya mugabo uwemeranya nanjye k'ijuru n'Imana ibaho uzahabwa umugisha n'ubugingo buhoraho mwicare tubagaye cyo n'ubundi nta mugayo ugira ibyago wapfa bagahururana indabo ugira Imana wakura ukavamo umugabo ibyayo ni birebire tugarukire aho Sapa trap tutarazi njyana yabagaho hip hop n'umuziki wakorwaga n'abagabo yari nk'isarabwaye n'umuswa utashunaho nta murapa w'umukobwa wabona uyinyaho ko tarazi umuziki nibo bari gusinyaho ko tarayu umuziki mbona bari kuyinyaho ko bamenye gucoma niza z'abakazitaho nukuruka kuri mike bakayinyaho uzabikora nkanjye ninde usibye umwomokaho uzanyireferaho ninda zaba ari umugabo Sapa trap niyo genge izavamo abagabo G-boy rwa ruhanzi tuzandikwa mu bitabo hano mu Rwanda undi hano mu Rwanda twebwe na kabisa mbahaye indabyo zanyu twebwe. Yes, hari imihigo myinshi tuje guhigura hano mu Rwanda ubundi twebwe tuzanye injyana bita hip hop gospel ariko numvise ko ngo munahenze nk'igi ako sigira ijana na 70 turahenze nk'amagi urumva ibiciro mwabishyize hasi cyane. Anyways reka dukomeze kugira ngo twayihanze amajya agihenze. Okay. N'uburyo riryo bro ngereka nkubwiza ukuri man njewe mu buzima hari ejo bundi usibye ko aribwo navuze ati mfite desa reka ngurije ariko nje hari gihe mari imyaka 3 nararyiye mwana waya mwebwe mubikora nawe mujye mugena mugura inkari inkoko z'ibihumbi 2 na 2500 uragenda ukagura inkoko ukayiyorora n'ibyo kutwica ukayurya amagi nta bira n'ibyo kutwica. Reka twihute cyane kugira ngo noneho turacunguza uburyo mwete. Sinzi niba hari akandi kagakeregeshwa nibura mushobora kugira ngo dusezire. Ubu boro bubiri duhita tuvamo. Ubwenge bwari bwiza nuko bwamenywe na bake shyira ibikorwa imbere amagambo y'uvuge make tegura amatwi yose nigisha umbwira icyo wafashe nje ndumutica ku manuro nera muzisinya ubugome irapa byumvikana pana zino nzogwe nzobe irapa neza ku magambo aryoshye nk'umutobe n'abasaza ziba kwa mutitafu genge oye haje amaraso mashya ku manuro mwe mupowe nje ndumuzimu wanya kugendera Jay Pole nje gukumira iby'ubu bitigisha mu bipowe nje kwamagana zambwa zimwe zaremye irigobe nakabye inyanja ifira sara
mite nzanyirobe nafashe umwanzuro wo kuza mbere ku bugome imyaka duze nandika nabicwa ngo mumbone nicyo gihe ni nako kanya mpomore mumpone karapapa tugende yeye kubatsa amazina niga ninjye nyirizina nijye musirikare ji utagira umutima nijye musizi w'umurapu mbatizira izina rwiyemeza mirimo umenye nidukina twiyemeje kuba intwari zimwe zitazima bamwe bakora hit imisi ibiri bakazima usibye gutukana barapiki se bizima ngarutse ndi umuzimu Jay Polly nyirizina umvire mu nzira anje kugabanya umujinya na mwana ukina naya se akena naya nyina kuki mutumva se nyamukuru nyirizina mwe muradiha nimwigereranye no kubyina icyambere mutazi G navuka nyirizina navukanye umutima mubi namuhweza ikina nivugaga G-boy nyamukuru nyirizina ndi nk'urubuto utera rumwe rwuzura umurima niremye mu rwango jimbi imbata y'umujinya niyanze nyivuka ndi n'umwana ugira nyina imuhwe n'urukundo nahise mbisiga inyuma inzara n'akababaro byaduteye inguma haleluya kuwakoza kabiri byuya haleluya kubandi hose nakwicuza ibanga n'umutima wanegetse gukora Imana imbwira ko bizemera bigasora ibyamasezerano bimaze gusohora ibyamasengesho burya nasanze bikora uzajya usenga hunyura bazagufotora uzajya ukora abanzi bubakoma inkokora ndavuze imanda itangazo Imana irakora ikora ibyaba nubo bananiwe gukora nabaye imbata y'umuziki ndakurabura abandi murahisha ndimo njya kurahura abandi turasenga murimo muragura umfate nk'inu mwije hano kubarabura haleluya mama sinabona nkubura haleluya mana wowe wandinze icupa haleluya ya iyi ndirimbo ndirimbye bayita haleluya nyituye abakunzi ba Rwanda Shine TV show. Yes, na kabisa munkoreye umunsi byatari iyi bato yanyu iranyemeje ngira ngo wenda abantu benshi cyane nabo bazajajinga bazatubwira iyi bato turirimba injyana bura zose nazagoze ngo mana yanjye nje gushima no kuganya umekuba mu masezerano yawe mwami wandinze ibikomeye unyize ibikomere umindura ukomeye ndagushima mwami we mana yanjye ndagusaba ntuzuzagera iwanjye ureba inshuti n'abavandimwe uha umugisha n'ababyeyi banjye sana kubera igihe wenda ndabona tudashobora kuba twakomeza ariko muranyemeje ikibazo cyo kandi mwemeje ariko reka dusabe abakunzi banyu ikintu kimwe yego bakurikirana Rwanda Shine TV show yego badushyigikire mudukunde mukonde n'ibintu dukora kandi natwe impamvu dukora bino bintu no kugira ngo tubaye ibyishimo namwe turabasaba iyica no turayisaba ubwayo izaduha ikiganiro hano tugaruka ari kumanywa turi gushima Imana muri gushima Imana twebwe turi abantu bashima Imana twebwe turahari kabisa nta kibazo kuko icyo tubera ari umujana wundi nigeze kubona nawe ushobora kuba yumva ibintu bijyana na R&B ari tayari cyangwa byose ari tayari kuko ndimo ndabona mahanagura Rinette yo kambo na kabisa iyi Rinette ni Vasasi n'abajene mwe mushaka n'ubundi mwakwizira kuko n'ubundi se impano zanyu ko zagaragaye yapfumuye imyenge kubera life ngana nk'umukwege mu bahungu aratambara slang vanaho amabyi wiyogoshe penke mfite fasi za OGC fake ndarya rukuma serviette ndirya negeka Rinette nkunda guseka nubwo nafusete nigihaga mu gihe kayote kigize danje kiba mu bukode unyite rwa ruhanzi cyangwa unyite muri umuna mukuru wanjye yes urakoze cyane rwa ruhanzi cyakora izina ni ryo muntu iryo muntu kabisa uretse ko ubundi wisunyinjiza muntu uza muri game onantunguye ariko ubundi nyine abantu barimo barabibona nakabato twateguye mwambwiye yuko muri abahanzi mumbwira yuko
mufite ibihangano mufite ibigoma hanze byinshi cyane nibura mwarakoze indirimbo zikajya hanze cyangwa n'ibitekerezo mukifitiye mu mitwe abantu mutari mwasangiza abanyarwanda ntibishoboka ibintu biba byarageze ku ma YouTube nubwo wenda nta support ya Danje ariko nyine ukora akagoma kuri YouTube ufite indirimbo zingahe ubu ngubu twavuga ko mfite indirimbo 3 ariko zose nta nimwe iri kuri channel yanjye nta nimwe iri kuri channel kubera iki wowe urakora ukasigurisha bagashyira umuntu unkoreye diyo akankorera na video urumva ntago yayima ngo nyishyire kuri channel okay ntacyo urakoze cyane nkuko mubibona rero mfite abajene ngaha harabo mubona inyuma ya imbere ya kamera ariko hari nabo mfite off camera abo bose rero bari buzi imbere ya kamera batubwire ibyo bafite batubwire ese urwego rw'ubuhanzi rwabo ruhagaze rute wowe rero uri kubareba no uri bujudging comment yawe irakenewe uza kutubwira uti amujene uriya mujene ufite umusatsi ufite uriya ararushuriya gutya na gutya mwebwe ni mwebwe muri ugende mutanga amanota anyways ubwo kandi twatangiye twebwe twagiye nacyo ubwo aho ngaho ntiwagarukiye cyangwa okay komeza udukubita imirongo nta murapo wo mu Rwanda n'umwe n'uyu nkoma ni nk'amazi nta mukaru nkaba igikoma ni nk'ubuhene n'ubukoko nge nkaba mucoma barapa ibiki usibye ibyatsi birirwa bacoma barandika se wapi ntibazi no gusoma icyo baturusha nuko bavuka mu bikoma bakaza bamamara nta kibazo kibavuna mfite vase zibarenze nubwo mbari inyuma kuki mushaka kunzamura ari uko mbaye inyuma noneho ihangane guca mu ijambo uyu mujene ahita mumpera mikrofone aha ngaho nawe injira ubibwire nyine gisana nivuge it's a boy dera no burya rya shyamba nasanze atari ryeru ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri navuye iwacu heza nerekeza i Kigali nsigambwe y'ababyeyi ko nzavamo komeye ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri i Kigali ibyo ushaka si byo ubona ibindi I'm sorry mama ishyamba si ryeru namba I'm sorry daddy ndabyemeye kwinjira imyuga anje burya iyo mbimenya intamenyirira ko musiro nibyo koko inzira ntigibwira umugenzi iyo mbimenya n'ijambo riza nyuma mama wambyaye yangiraga inama nkamwima amatwi nkigira uwa kera na papa nkunda nshyiraho igitsure amfunga umutwe nigira uwa Danje bidatinze naje kubona ibikwiye burya irya mukuru ryatinda ntiryahera I'm sorry mama ishyamba si ryeru namba I'm sorry daddy ndabyemeye kwinjira imyuga burya iyo mbimenya ni derano ariko murara yararimo aririmba mbona urimo uramwitegereza cyane bigaragara ko ashobora kuba yagukomye cyane kuko nabonye umwibazaho cyane yambwira ko ari umuraperi ntago nawe kubyemera asa nk'abahogozi iyo niyo ndirimbo yonyine ufite cyangwa muri bato dufite rapata derano w'i Rwanda abandi bose nabafashe nk'utuninja erega bo barapingani nabo kisha usanga banafite imishiha erega bo barapingani nabo kisha usanga banafite imishiha aka kana saka ninja kazirana n'abapinga kumva vuba iby'imishinga gapfa kuzu kagatereka amabiya byeri gusa kazira bip wowe gaherinye mu minota urakabona mu kabisi gusa kazira bip wowe gaherinye mu minota urakabona mu kumva vuba ibyo ukabwira kakanoza umushinga nikagira umushiha gatwara igare karanyonga ku buryo nahaterera wikanga kamanuka bakita nyiri ibitendo nicyo njyewe ngakundira kankorera ubufindo bagafata nk'agapagani sande bakakabona caci ntigatinya no kunywa ifari ubundi kagatumika jobu kakwangiza fawu ariko wamugane wa mujene wanjye ati ibintu birakomeye anyway ibintu birakomeye ntabwo byoroshye
iyo na R&B harya na R&B ni iki iya mbere nayita ko yari R&B, iyi ngiyi ndirimbo yari mu Afrobeat. bajene fite off camera hari washobora kuririmba R&B? Okay, yes. Noneho rero oya ntago twigeze tubyica. Jewe umuraperi wanje umuraperi n'abavuye kuri kamera noneho haze R&B naze hariya kuko ndashaka kugira ngo abantu babiri baririmba ibintu byenda gusa abo bantu tugira ukuntu tuba judging. Yeah, for sure. Comment hasi bazajudginga namwe ubwanyu muzabyibonera ariko anyways murimo murankoma kabisa. Mumpere mikoro mu jene ndabona asa n'ufite ubwoba sinze amujene amakuru uhorana ubwoba rero nibushire urumva ahubwo kugira ngo wite bunashira zamuko tukubita imirongo. Murabona Versace ni ubuhe bwoko ndashaka ndaburi Izi bazita insirimu. ni insirimu Igekaho batabona ibyawe ugaragaza iby'ingenzi bikwiye. ego Yeah. ngo gekaho kansubiriremo ako kantu Igekaho nyine batabona ibyawe, ego rimwe na rimwe byaba binakubabaje, Ego. ugaragaza iby'ingenzi bikwiye. nabura abantu hano bagusanga basanga ibihangano byawe Yeah, tujye man. Nitwa ni Delano Official. YouTube channel yanjye ni Delano Official. Delano, hapana Delani. Delano.